tuti nongeye kuguha kaze muri uno mwanya tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Nasaba kugira ngo untege amatwi, ngwaye kaze ngo wegere n'Imana iguha imigisha. Kandi ndashimira Imana kuko Imana ikomeje kukurinda, Imana ikomeje kugira neza. Ikadusenga. Imana aciye bugufi imbere y'amaso ya muri uno mwanya mwiza dutijijwe nawe kugira ngo tubashe kugira icyo tuvuze. Himbazwa Data ushirwe hejuru, duciye bugufi kugira ngo amaraso yawe twese turebere mu mbabazi zawe Mana, kutugira imbabazi kuko dukwiriye imbabazi zawe. Muri uno mwanya tukuvugira Mana, juru ry'uruhuke Mwana, dutaramane nawe Yesu. Kweretse je ugiye kuvuga Mana, tabarije uvuga ahubwo Mwami Imana akakanwa kaje kari panda yawe. Abanumva hirya no hino Mana, fundura amatwi y'imitima kugira ngo bumve kandi ijambo ryawe ibashe kubakomeza mu izina Yesu, amen. Reka nkubwire wewe udukurikirana utarakora subscribe, reka ngusabe ngo nawe kandeho. Ibintu byose ni mu rukundo, kandi ibi ngibi ntuzihererane. Ndagusaba ngo ubisangize abandi kugira ngo tubashe gukangura imitima y'abantu iri mu buyobe cyangwa se abantu bakomeje kugenda mu bidakwiriye. Reka dutangire dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa 15. Andiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa 15. Haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Amen. Jambo dushaka kuganira ni ijambo rivuga ngo muri iyi si uko tugenda kose twige kugenda nk'abanyabwenge. Isi ya none ikeneye abafite umwuka w'ubwenge. Satani uri aha hanze ntiyoroheye imitima y'abantu, kandi misiyo yiwe yamuzanye hano ku isi ni ukugira ngo atuvane mu byizerwa, ni ukugira ngo twambure ubwiza bw'Imana muri twebwe, kugira ngo atugire ibikoresho bishiro. Hariho umugani w'igitagangurirwa n'isazi. Satani reka tumugereranye n'igitagangurirwa. Isazi turayigereranya n'abantu bari mu matorero cyangwa se bari mu murimo w'Imana. Ubona yuko hari abantu bazima, ari abantu babona, ariko baba barapfuye mu mbuga. Kandi abo bantu bari mu matorero, turabatunze, bakora imirimo y'Imana, barabwiriza, barasenga, bakora bya bindi byose uzi, barasirimba, ni abayumbe, ni abapasiteri, ni abadiyakoni, ariko mu buryo bw'umwuka barapfuye. Iyo bareba n'amaso ubona ari abantu buzuye Mwuka Wera kandi bakiyoberanya, ariko bameze nk'isazi iri mu mutego w'igitagangurirwa. Igitagangurirwa kigira ubwenge, kiza kiruka kigatega umutego, cyarangiza kikitaza kikaja iruhande rw'umutego. Satani aza kwereka icyaha, agatega icyaha imbere yawe, yarangiza akaja ku ruhande akitegera ukundu urwa mu mutego wa cya cyaha, kugira ngo akutware mu irimbukiro. Isazi nayo iyo irangije mu mutego, iyo imaze gufatwa, hari ukuntu igitagangurirwa kiruka ku kanwa kayo, hari akantu kigira kiza gikubita mu gitagangurirwa, kiza gikubita mu isazi cyangwa se mu kintu cyafashwe mu mutego, kigakubitamo kikanyunyuza ubuzima, kigakwega ubuzima, kikonka ubuzima. Cya kintu wakibona mu mutego, isazi wayirangiza mu mutego w'igitagangurirwa ukabona ari nzima, igaguma ari nzima muri wa mutego, ariko ubugingo bwayo cyangwa se ubuzima bwayo bwarapfuye.
kiguma mu mutego. Iyo uyirangije mu mutego ubona yuko ari nzima, ariko iyo uyikozeho usanga yarumye. Hari abantu benshi dutunze mu matorero bakora umurimo biyitirira intumwa z'Imana, biyitirira abana b'Imana. Ibikorwa bakora iyo we ubareba bishushanya n'umwuka, ariko kuko baba barabuye mu mutego wa Satani usanga nta kibarimo, usanga baranyoyotse. Kandi abo bantu nibo bayobeje itorero, abo bantu nibo bagoye mu itorero, abo bantu ntushobora kubayobora uri pasiteri ngo bashobore, kuko bamaze gufatwa n'umutego wa Satani. Ubuzima bw'igitagangurirwa nuko iyo umaze kunyunyuza ubuzima bw'isazi cyangwa se ikindi cyose gifashwe mu mutego, kiza kirangiza kikiruka kigasubira kikaja gutega. Ikintu cyose kije, yaba ari umubu iyo ufashwe muri wa mutego w'igitagangurirwa, cyagiye kirirukanka kiba kiri hafi kigakurura ubuzima bwiwe. Satani iyo turi mu murimo w'Imana azagenda adutega amayira menshi kugira ngo abashe kutugusha, kugira ngo abashe kutwambura ubwiza bw'Imana. Satani yavuye mu ijuru, azi ibyiza tubikiwe mu ijuru, azi ibyo twasezeranijwe, azi ubwiza buri mu ijuru. Niyo mpamvu atifuza yuko wowe naje tutaragwa ubwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu atega imitego hirya no hino kugira ngo atugushe, atuvanye mu zizere. Ariko nshuti, kinigiye cyo kumenya ubwenge. Twasonye ijambo ry'Imana hano Pawulo yandikiye ab'Efeso, arababwira ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, kandi ngo uko mugenda kose ngo ntimugende nk'abatagira ubwenge, ngo ariko mugende nk'abanyabwenge mu byo mukora byose, uko muvuga kose mugukore muri abanyabwenge. Isi ya none ikeneye abanyabwenge, kandi ubwo bwenge si ubwenge bw'isi, ni ubwenge burimo umwuka w'Imana. Iyo dufite umwuka w'Imana azatwigisha kuvuga, umwuka w'Imana akatwigisha kugenda, tukagenda k'abanyabwenge. Ubwenge nyakuri uva ku Mana. Niyo mpamvu dukwiriye kugenda kuko bikwiriye. Haleluya, haleluya. Nshuti yanjye, iki ni igihe cyo gukanguka, iki ni igihe cyo kugira ubwenge, ukimika ubwenge muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Iki si igihe cyo kugenda nk'abapfu, si igihe cyo kugenda nk'abatagira ubwenge. Iki ni igihe cyo kwimika ubwenge muri twebwe, ari bwo buyoborwa n'Umwuka Wera, tukamenya yuko Satani uri hanze ahiga ubuzima bwacu, kandi impamvu awuhiga ni ukugira ngo tuzorimbukane nawe. Ariko mwene data, shaka ubwenge kugira ngo umenye uko witwara, kugira ngo umenye uko ugenda aha hanze. Aha hanze hari isi iduhiga. Biragatsindwa kuba mu itorero ibyo uvuga byose udasanaje. Biragatsindwa kuba umuririmbyi ukaba kondikiteri, ukaba perezida. Biragatsindwa kuba pasiteri, ukaba diyakoni, ukaba umuyumbe, umunyamasengesho, ariko waramaze kugwa mu mutego wa Satani, umeze nka ya sazi. Isazi tureba n'amaso iri mu mutego, ariko itagifite ubugingo, itagifite ubuzima. Ariko nimuze duhungire muri Yesu, twemere
imbaraga z'Imana zidukoresha. Umanutse hepfo kuri 16 Pawulo yarongera arababwira ngo mucunguze uburyo umwete nk'uko iminsi ari mibi. Muri uko kugira ubwenge ducunguze uburyo umwete. Iki ni igihe cyo gukorera Imana, iki ni igihe cyo guhinduka tukambara imbaraga z'Imana. Ni wowe wenyine uzi inzira zawe zose, ni wowe uzi amafuti yawe yose, ni wowe uzi icyaha kikugoye, ni wowe uzi umutego Satani yamaze kugutega, ni wowe uzi umutego waguyemo. Kugira ngo uwikuremo ni ukutabaza Imana, uhamagara Imana kugira ngo yongere gutabare igukure mu mutego wa Satani. Nshuti, biragatsindwa gukorera bikitwa ngo kurakorera Imana uri mu itorero. Iyo abantu bakureba n'amaso bakubona uri umwizerwa, bakabona imirimo y'Imana uyikora uw'umwuka w'Imana ariko wishushanya. Iki ni igihe cyo guhinduka tugakoreshwa n'ubwenge bw'Imana. Iyi si ni mbi, nta munsi n'umwe yigeze yifuza yuko wogera ku cyo Imana ishaka. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda kugira ngo tutagwa mu mutego wa Satani. Hanze benshi mu itorero, abayumbe benshi, abakozi b'Imana benshi bagwa mu mutego wa Satani. Satani akabatega akabagusha. Ariko iki ni igihe cyo ukanguka. Umukristo yaravuze ngo iyo nguye mba nzutse. Mwene data, nimba waraguye ongera ushuke kugira ngo impanda y'Imana ubwo izovuga izosange uhagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Nta kindi Imana igukeneyeho. Uyu munsi wa none Imana iragushaka kugira ngo wongere wishake, yongere ikugire icyizere. Reka turangize dusenga. Ariko tarasenga, mwene data, hari aho uba waratereye, hari aho uba warasubiye inyuma. Uyu munsi wa none wongere ugaruke, ufate umwanya utekereze ku buzima bwawe, urokore ubuzima bwawe utasha mu kaga. Wongere uhamagara Imana, watura ibyaha byawe. Ushobora kuba waraguye mu mutego w'ubusambanyi, ushobora kuba waraguye mu mutego wo kuroga, ushobora kuba waraguye mu mutego w'inzangano, urashobora kuba waraguye mu mutego w'ubusinzi, urashobora kuba waraguye mu mutego uwo nguwo nyine baguyeho. Ariko hamagara Imana, ongera utakira Imana, wihamagare kugira ngo twibuke. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kuri uno mwanya mwiza uduhaye, habwe icubahiro kuko ari ugikwiye. Mana, sendeye imitima yaba bene data bakurikira, aba bamaze kumva ijambo ryawe Mana, abasuye inyuma Mwami Mana, bongere bakanguke, ugarure intama zazimiye Mana. Ijambo ryawe ryongere rigere mu mitima yabo, ribature imitima yabo Mana. Imbaraga zawe n'ububasha bwawe zibakure mu biganza by'umwanzi, wakure mu mutego wa Satani, bongere bagaruke imbere yawe Mana. Mu izina ryawe Data, bagire neza. Icubahiro k'ibishaho kwa bikuri mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti, turavuze ngo Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza, turabakunda. Avuze ngo gushaka Imana, iki ni igihe cyo gushaka Imana, utunge ubwenge nyakuri kugira ngo muhagarare mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Satani ni umunyakinyoma. Satani nta cyiza ciwe, nta cyiza kimuvaho. Impembo ziwe ni urupfu, kandi ni urupfu rw'iteka. Ugira amahoro y'Imana.